Ndabashuje cyane mwe mwese bakunzi ba Think Again. Uwitwa Mandy Hale yigeze kubwira abantu ati hari ibintu bibiri bikomeye buri wese atagomba guhiga cyangwa se kwirukankaho ngo bibashe kuboneka: inshuti z'ukuri ndetse n'urukundo rw'ukuri. Muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Mu kuvuga byimbitse by'iyi topic ndaza gukoresha ijambo guhiga inshuti cyangwa se urukundo nyarwo. Iyo byageze mu mwanya wo guhiga nibwo byanze bikunze umuhigi akoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo abashe kubona umuhigo. Nta na rimwe umuhigo ugira ubushake bwo kuza usanga umuhigi ngo awucakire. Cyo kimwe no mu rukundo ndetse no mu nshuti z'ukuri. Umunsi watangiye urugamba rwo guhiga urukundo rw'ukuri ntabwo uzigera urubona, kuko ruzaba rwabaye umuhigo. Byanze bikunze rero ruzakugendera kure. Umunsi twatangiye guhiga inshuti z'ukuri kuko zizaba zabaye umuhigo, uko biri kose nazo ntabwo tuzapfa kuzigeraho. Bizagusaba imbaraga nyinshi, bizagusaba kurara amajoro udasinzira, bizagutwara agasukari kenshi mu mubiri, kuko imbaraga uzaba urimo gukoresha uzageraho ukumva ko zirenze neza iz'umuhigo ukoresha ngo uze ugusanga. Uwo munsi rero uzaba wibagiwe ko nta nyamaswa ishobora kuza isanga umuhigi kugira ngo ayicakire. Ku ruhande rumwe kandi uzasanga wowe urimo guhiga mu mutima wifuza ko wagirana umubano n'umuhigo, nyamara kenshi wo nta n'icyo biwubwiye. Wavunika utavunika byose kimwe imbere ye. Umuhigo mwumva mvuga ni inshuti nziza ndetse n'urukundo rw'ukuri. Reka mbabwire iyi nkuru. Hari umukobwa witwa Jane, we ari mu myaka 26 gutyo. Ni mwiza ku buranga, afite akazi ka buri munsi, mbese arishoboye mu buryo bw'ubukungu. Kimwe mu bibazo bikomeye amaze iminsi ahura nacyo ni intambara arimo kurwana kugira ngo arebe ko yahura n'umusore ufite urukundo rw'ukuri. Uyu Jane afite urukundo kandi ni rwinshi, abona abasore b'urungano rwe ndetse akumva banakundana. Iyo atangiye kugira uwo bateretana akora ibishoboka byose ngo yemeze uwo musore ko akwiye kumukunda koko. Muri we nawe ntaba ari shuwa neza yuko uwo musore arimo gushaka kwemeza ko agomba kumukunda nawe ubwo azamukunda. Buri munsi yagiye guhura n'uwakeka kazamubera urukundo rw'ukuri, akora ibishoboka byose ngo ase neza, kugeza n'ubwo ashobora no kwihindura akaba yagaragara nka bamwe mu bakobwa bagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara nubwo ari uko aba arimo kwifuza kumera, we ntago ari ko ari by'ukuri. Sinzi niba namwe mwumva ukuntu biteye ubwoba gushaka kwinjiza umuntu mu buzima butari ubwawe kubwo gushaka kumwemeza gusa. Kimwe mu bintu bikomeye dukwiye kwibuka ni uko twiruka inyuma y'umuntu runaka kuko tuba dukeka ko hari icyo afite twe tudafite. Simvuga kugira icyo agira mu buryo bw'ubutunzi gusa, ahubwo ndavuga mu rurimi rw'amarangamutima, icyubahiro ndetse n'icyizere mu mitima yabo. Kenshi dukunda abantu bagaragara nk'aho bahora bishimye, tukumva ko nibaza mu buzima bwacu nabo bazadufasha natwe tukagira ibyishimo. Nyamara ntabwo tuba tuzi ikiri imbere muri bo, ahubwo turagikeka. Uko gukeka rero niko gutera benshi kwigira abo batari bo kugira ngo babashe guhuza n'ibyo bakeka mu bandi. Nyamara ibyo biba ari nko kwiyahura. Reka nshimangire cyane uburyo kwiruka inyuma y'icyo ukeka ko ari urukundo nyarwo cyangwa se kuruhiga ari ukuyoba bikomeye. Iyo dutangiye urwo rugendo tuba twifuza kugira abakunzi bazaduhora hafi, nyamara tukisanga twahuye n'abadafatika kandi ntitubimenye. Tuba twifuza guhura n'abakunzi badufitiye urugwiro, nyamara tukisanga twahuye n'abatagize icyo bitaho mu kubungabunga ubusugire bw'amarangamutima yacu. Tuba dushaka umukunzi uzaboneka igihe tumukumbuye, nyamara tukisanga turi kumwe na bamwe batuburira umwanya na muke. Igitangaje ni ukuntu ibyo byose biba tubibona ariko tugakomeza kugerageza ngo twemerwe n'abo barimo kutugendera kure. Impamvu ikomeye ibitera ni uko abenshi twibwira ko iyo umuntu ushaka watakwemeye biba ari ikimenyetso cy'uko uciriritse imbere ye, nyamara si byo. Kumva yuko uciriritse imbere y'uwo muntu ushaka utarimo kugushaka biguhoza ku nkeke, bikaguhuma amaso y'ibitekerezo, maze ukisanga watangiye kwishushanya kugira ngo ubashe kwihesha icyubahiro imbere y'uwo ukeka yuko ntacyo akubonamo, nyamara ni amakosa. Buri munsi urandika ubutumwa bugufi SMS cyangwa se ugacatinga kuri WhatsApp, ukohereza uwo wifuza yuko mwakundana, ukamara amasaha n'amasaha uteraho akajisho ngo urebe ko byibuze yagusubije. Uko usanga ataragusubiza niko umubiri urushaho kujya kuri pressure, niko ubwenge bugushuka bukakubwira yuko uciriritse imbere y'uwo watinze kugusubiza, nyamara ntago ari byo. Mu ntambara yo guhiga urukundo nyarwo ndetse n'inshuti z'ukuri niho benshi twisanga mu mitima twitakariza icyizere.
muri urwo rugamba abatari bake babura igisobanuro cy'ubuzima bwabo kuko baba bataramenya isoko yacyo ya nyayo. Uko ukomeza kwangirika mu mutwe ubwenge bukubwira ko nta gaciro ufite imbere ya benshi, niko nutangira no guhiga urukundo nyarwo uzisanga wahuye n'abataguha agaciro kuko nawe muri wowe ari uko wiyumva. Ihame ry'ubwiza bukurura ubwiza ryemeza ko iyo utekanye ukurura abatekanye, iyo ufite urukundo rw'uwuri we ukurura abakunda ukuri. Abo kandi nibo baba bafite urukundo rw'ukuri kuko nabo baza basanga wowe ukuri. Will Smith niwe wigeze kuvuga ati ntuziruke inyuma y'urukundo ngo uhangayike bigutesha umutwe, ahubwo iteye kujya uba uri we by'ukuri, ukora ibyo ugomba gukora neza biherekezwa no gukora cyane ngo ubeho neza. Abantu b'ukuri n'urukundo by'ukuri bijyanye n'uwuri we bizizana kandi nibigera mu buzima bwawe bizahaguma, na rimwe ntibizigera byifuza kugusiga ukundi. Bifurije kugira ibihe byiza. Nitwa Uwiringiyimana Patience.